biteye ubwoba nyine. Uyu nguyu yaravuze ngo ikiza nuko yareka gaze ntazongere kuyikoresha, nawe urumva ari byo? Ni ugusubira kunywa. Gukoresha gaze nta mpungenge, habaho gutwikirwa na gaze habayeho amakosa ya muntu. Masaha y'igicamunsi ubwo impuruza yavugaga ko habaye impanuka yo guturika kw'amashyiga akoresha umwuka, benshi bamaze kuyoboka cyane kubera ukuntu yihutisha imirimo y'igikoni kandi akaba atagira umwanda, azwi ku izina rya gaze. Ni impanuka yabereye muri gare y'umujyi wa Kigali ahazwi nka downtown. umunyamakuru wa Afrimax TV yahageraga yasanze abagizweho ingaruka n'iriturika bamaze kujyanwa mu bitaro bya Kigali CHUK, maze aganira na bamwe mu bari bahari iyi mpanuka iba, bavuga uko byagenze. Iyi ni Afrimax TV mukurikiye, tubakundira ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi. Afrimax TV dutembera ahantu hatandukanye, tugasura abantu batandukanye babaho no mu buzima butandukanye. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Wowe witwa nde? Urakoze cyane ngo hayikaze. Ahantu duhagaze ni muri downtown, muri gare y'umujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge. Ahabaye mu kanya impanuka. Byagenze bite? Gaze yaturitse, iturikira mu nyubako imwe ahangaha muri kubona inyuma yacu. Twifuje kuhagera kugira ngo tumenye uko byagenze. Dusanze abapolisi bamaze gutanga ubutabazi ndetse abakomeretse babajyanye mu bitaro bya CHUK. Turagira ngo mu kanya tugereyo naho turebe uko byari bimeze, ariko ahangaha turi kumwe n'ababyeyi babiri babibonye uko byagenze ibyo bintu. Muraho neza? Muraho neza.
meza. Kuri yanyu Amakuru ni meza. tubwire amazina yanyu. Nitwa Kamanzi Josephine. Yego. Aha hantu gazi iturika mwari muhari byagenze bite? Ya twari tuje gufata ifunguro rya saa sita, hanyuma twicaye hanze nyine kuko aho hantu hategurirwa amafunguro bisanzwe, twicaye hanze nyine dutegereje komande yacu kwiza. Hitwa gute? Hitwa muri sambusa halal. Yego. Hanyuma tubona umuntu umuriro uramusohokanye yicaye, iramutumbagiza imukubita munsi y'ameza aho twari twicaye. Ntabwo byaturitse? Ufite byaturikanye nuko umuntu asohotse ajya munsi y'ameza. Noneho urumva abantu bose bari hanze, icyo bakoze no kwiruka, hanyuma umuriro ukomeza uza, natwe turiruka. Uwo muntu se yaje kubaho cyangwa? Yahiye ahantu henshi, hahiye abantu barindwi, yahiye cyane 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 ku buryo n'imyenda twamwomoragaho deja yamaze gufatana n'umubiri. Kugeza ubu nta bapfuye se? Nta makuru mbiziho, ariko icyo nabonye ni barindwi bakomeretse bahiye ahantu hanini. Mutubwire byari bimeze bite nk'abantu barimo? Ni ukuvuga ngo nk'abantu twari duhari, ni ukuvuga ngo nk'abantu bari bahari uko twabibonye, ni ukuvuga ngo aho twari twicaye njyewe n'uyu mudamu twagiye kubona tubona umuntu gaze niba ariyo yari imusunitse araza yikubita munsi y'ameza y'aho twari twicaye. Noneho urumva ko yakurikiwe n'intuze n'umwotsi mwinshi uvanze n'umuriro. Muri make byari ibintu biteye ubwoba, tubibonye mbese tumera nk'abahamutse, tugenda twirukanka tugwirirana. Mu by'ukuri hakomeretse abantu benshi, twabonye abantu bari hafi ya barindwi aribo bahiye cyane. Polisi ari nabwo bwafashe iyambere mu gutabara, bwatanze ubutumwa bukangurira abakoresha aya mashyiga kugira amakenga no kumenya neza niba koko nyuma yo kuyakoresha uyu mwuka wafunzwe neza, mu rwego rwo kurengera ubuzima no kwirinda inkongi za hato na hato. Mubusigasire mubwumve, turagira ngo mubwumve, turagira ngo turinde umutekano wacu, turinde umutekano w'abavandimwe bacu. Ubu butumwa mubumkirire n'abandi tutari kumwe nabo hano. Murakoze cyane abashyitsi. Twakwisubirira mu bucuruzi bwacu. Hari ibindi bibazo bitandukanye numvaga ku mpande muvuga bitandukanye n'iyi mpanuka. Twemeranyije n'umuyobozi w'umurenge ko kuwa kabiri tuzaza dukorere inteko hano, ibyo bibazo bitandukanye tuzabiganireho, ariko muri cyo kuwa kabiri saa 9 tubaze gutunganya. Umunyamakuru wa Afrimax TV yifuje kugera ku bitaro bya Kigali CHUK kugira ngo arebe uko abagizweho ingaruka n'iri turika ry'aya mashyiga barimo gukurikiranwa, nubwo bitari byoroshye kwinjira mu cyumba barwariyemo. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru, abagezweho n'izi ngaruka z'iturika rya gaze barabarirwa muri barindwi, ariko hakaba nta n'umwe wahaburiye ubuzima. Abantu bababaye kwezi nawe Yok, mujye hirya y'umuhanda.
benshi mu babonye ibyo biba bavugaga ko batari bazi ububi bw'aya mashyiga ndetse bazinukwa kuzongera kuyakoresha ngo mu rwego rw'umutekano wabo ngo hato nabo bitazababaho, maze tuganira nabo. Mu rwanyu ukoresha gaze? Yego. Urumva ubu ngubu nugera mu rugo udafite ubwoba ko nawe ushobora kukubaho? Bishobora kumbaho. Ndumva icyemezo nafata nkurikije ibyo nabonye koko n'ubu ngubu numva ntari nashira impumpu. Ndumva icyemezo nafata ari icyo kuyireka. Nayireka nta kibazo. Utekesha gaze mu rugo? turayitekesha. Nyuma y'ibyabaye ahangaha urumva mu mutima umeze gute? Biteye ubwoba nyine. Uyu nguyu yaravuze ngo ikiza nuko yareka gaze ntazongere kuyikoresha, nawe urumva ari byo? Ni ugusubira kuwunywa. Ariko nyine nta kintu kitagira effect nziza cyangwa mbi, byanga byakunda nyine sinzi. Bishobora nyine ahubwo mwatwigisha uburyo kaza tuyikoresha uko bishobora guturuka ku mikoreshereze mibi. Ariko hirya no hino bajya batanga utuntu tumwe na tumwe tw'utwuma dufasha gukontorora imbaraga za gaze. Ntabwo urakagura? Oya, ahubwo ahantu nyine ujya gushyirishamo indi gaze bakubwira ukuntu ikoreshwa. Ubwo rero ndumva umuntu yakurikiza amabwiriza baba bamuhaye. Amazina yawe? Ngewe nitwa Sibomana Jacques Chrysostome, sanzwe ndi umukwiziniye. Ahagana he? Muri resitora bita Tamutamu. Ibyabereye hano wari uhari, tubwire uko byagenze. Naje narindi hano muri gare nteze, mbona abantu barirutse, umuriro uratse, mpita nza gutabara, nza nk'abandi nza gutabara. Nkihagera tugerageza kugira ngo tuzimye umuriro wakaga, dukoresha kizimyamwoto, twinjiramo indani, icupa ryakaga rya gaze turarizimya. Mwayikuye kizimyamwoto? Ni abaturage bagiye bazizana bazikuye muri aya mazu bacururizamo. Wahageze bwa mbere wabonye byari bimeze gute, se wifashishije iki? Sasa nahageze abaturage barimo birukanka bahunga umuriro, noneho twifashisha kizimyamwoto kugira ngo twinjiremo. Ikibazo nakubaza nkawe w'umukwiziniye, abakoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, namwe muzi ko mukoresha gaze, icyo ubu ngubu nihe nama wabagira kugira ngo babashe kujya babagira? Inama nabagira ni uko bagura tuno twuma dukupa gaze. Utu twuma udushyira kuri gaze, hafi ya gaze, noneho tukaba twayikupa igiye kuzana ikibazo. Ahantu usanzwe ukorera tubwiye ko uri umukwiziniye. Iyi kese yigeze ibaho, ese mu kujya gutabara warabyize cyangwa ni ibintu byakujemo? Mu gutabara ni ibintu byanjemo, ntabwo nize gutabara imiriro. Ni ukubera ngenda umukwiziniye mba mu muriro nyine, uyu muriro ntabwo njye nawutinya cyane. Ni ibintu byo guteka nyine, hari igihe ushyiramo n'amavuta mifiriti gutya, amavuta akaba arazamutse, umuriro ugashobora kuba wakwaka. Watubwiye ko uri umukwiziniye, aho ukorera mukoresha gaze? Rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe. Noneho gira ubutumwa ugenera abagiye gushinga cyangwa abenda gushinga amaresitora cyangwa se n'abaturage muri rusange. Sasa nabagira inama y'uko bakoresha gaze ariko bagakoresha na tuno twuma dukupa gaze igiye gutera ikibazo. Turatwesitara gaze irimo ihita cyangwa bagiye kuyifunga neza, tukaba twagufasha kuyirinda. Wigeze udukoresha utwo twuma ku buryo nawe wumva wizeye ko kumutekano? Sasa uburyo nadusobanukiyeho ntabwo nadukoresheje nizeye ko byashoboka 100% ko byabirinda. Hari abavuze ngo ntabwo bazongera kuyikoresha, nawe urumva aricyo cyemezo wafata? No, ntabwo aricyo cyemezo nafata, kubera ko niba hariho uburyo ushobora gukumira impanuka nanjye nabikora. Turimo turajya muri viziyo 2020, ntabwo tuzakomeza turi muri analog abandi bari muri digital. Tuzagerageza gukumira inkongi, ariko ibibaye c'est dommage. Afrimax TV dutegereje umuntu umwe mu bakorana na kampani icuruza aya magaze kugira ngo mukanya nawe aze kutubwira nyuma y'ibingibi bibaye, cyane ko atari n'ubwa mbere bibaye, bikunda kubaho hirya no hino. Hari amakuru atugeraho, hari n'atatugeraho, ariko bitabujije ko biba byabaye. Turagira ngo nawe aze kuza mukanya atubwire, adusobanurire
ingamba bafite mu rwego rwo kugira ngo bakumire izi ngaruka zigenda ziterwa na gaze. Ni Afrimax TV, aho mu ibara ritukura handitse subscribe, uhakande kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho buri mwanya. Mu kanya turakomeza tugera n'ahandi tureba uko bimeze, cyane cyane dukurikirana ibyabereye ahangaha, tureba ababikomerekeyemo cyangwa se n'ababiburiyemo ubuzima. Turabakunda cyane. Abantu bari kuvuga ngo gaze kuzikoresha biri kubazanira ibibazo nk'ibi ngibi. Mwebwe abantu mukorana n'iyi kampani, niki muri gukora kugira ngo isoko ridapfa? Ntago navuga ngo ndabashyigikiye ku cyemezo cyabo cyo kuko gukoresha gaze nta mpungenge, habaho gutwikirwa na gaze habayeho amakosa ya muntu. Ni ukuvuga ngo fiti yageze hanze na telefone yagutwikira. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu iyi gaze aramu detekita, iki gikoresho cyacu dufite nka tetimeka gaze solution, twe twaje turi igisubizo ku nkongi n'impanuka bikomotse kuri gaze. Iyo ufite iyi apareyi cyangwa iki gikoresho uba ufite ubwirinzi mu gukoresha gaze kwawe ko udashobora gutwikirwa na gaze. N'ubundi habaho gutwikirwa na gaze ariko fiti yageze hanze. Fiti ni iki? Fiti ni ukuvuga kwa kundi gaze yatumutse. Gaze yo yageze hanze muri rawundi cyangwa aho ngaho utekera muri kuzine yawe, habaho kuba wakora rero ugacana igahura n'umuriro, ahandi ibyabaye mwabibonye mwabyiboneye. Iyi apareye cyangwa iki gikoresho gifite ubushobozi bwo kumva gaze twebwe tutakumva n'amazuru yacu. Ese kigura ngahe? Ese buri muntu ashobora kukigurira ku buryo nawe wundi uciriritse yakibona? Buri muntu yakigurira kuko ikintu kirinze amagara ya muntu. Twagerageje kuba twakoresha amafaranga buri wese yakisangaho ni 35,000. Haba harimo instalation ku batekinisiye bacu, tukaza tukanabasobanurira tukanabigisha uko gikora, mukava mubibonye uburyo gikora. Ntabwo twavuga ngo dutumura gaze ariko turabikora bigakora mubireba. Nta kese murahura nayo mwaramaze kubyinstalla ku buryo nyuma yaho bishobora n'ubundi kugira izindi ngaruka? Iyo kesi ziraba kuko reception telefone baraduhamagara akatubwira ati muze mukureho device yanyu. Device yanyu kudusakuriza. Nibyo nababwiye, iyo yamaze gukora akazi kayo irafunga cut off. Ifite ubushobozi bwo gufunga gaze. Fiti iraba igasona igutabaza igafunga gaze, ikwemerera guteka ari uko ya fiti cyangwa ya gaze yatumutse yashyize muri kuzine yawe, ariko ubutabazi bw'ibanze iba yabukoze. Niho handi uzaza ariyo bita valve, ibiri kumwe iyi rasona itabaza igatanga amakuru ku cyo bita valve. Valve igafunga gaze ni iyi ngiyi mu buryo bwa installation. Nibwo wowe uzaza ukazamura ya valve yawe ibiri muri position ya on, ubwo iba yamanutse yagiye muri off, ukayizamura ahandi ukongera ugacana. Iyo kesi duhura nayo atubwira ati ntabwo ndi gucana ndi buri kwemera, ugasanga agashobora kuba yajya no kugura indi gaze kandi gaze itarangiye. Nyuma y'ibyo twagiye mu iduka ricuruza utwuma turwanya ibyago byo gukoresha gaze nabi riri mu gakinjiro k'umujyi wa Kigali ryitwa 10 Maker Gas Solution, maze dusanga benshi mu bakoresha gaze mu ngo zabo babonye ibyabaye muri downtown bariyobotse ngo bagure utu dukoresho tuzwi nka alarm detectors. Abacuruza utu dukoresho turwanya inkongi yaterwa na gaze badusobanuriye imikorere n'akamaro byatwo, ndetse banashishikariza abatekera kuri gaze kutwifashisha ngo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo. Yes, ni Afrimax TV n'ubundi mukomeje gukurikira nyuma yuko tuvuye hepfo ahangaha downtown ahabereye impanuka, gaze ikaba yaturikanya abantu nk'uko mwakomeje kubibona ndetse nk'uko twakomeje kubigarukaho. Byabaye ngombwa ko tuza kureba ahantu hitwa muri 10 Maker Gas Solution nk'uko mubibona ahangaha, kugira ngo turebe aba bantu bavuga ko bazanye koko ibisubizo byo kugabanya impanuka zishobora guterwa na gaze, uburyo babikora, uburyo babitegura, kugira ngo nawe utarubizi umenye ko ushobora kuhagera maze ukirinda impanuka iterwa na gaze. Reka twinjiremo turebe uko bimeze. Waba ukoresha gaze bikaba byiza ko ugira ubwirinzi ku mpanuka za gaze. Iyi niyo bita gaze alarm detector. Ufite apareye cyangwa iki gikoresho nta mpungenge ko wagira impanuka cyangwa ibyago bikomotse kuri gaze.
tugane utabashije no kugura none n'amakuru wayafata ugafata kano kafuraya ukazaduhamagara tukashaka. Ese mwigisha abantu kwikoresha iyo alarm detect cyangwa bikora bite? Uburyo ikora iyo usaba amakuru ahagije turagusobanurira, ariko iyo uguze umutekinisiye ategetswe kuva iwawe yabyesitaye yakweretse imikorere y'iyo gaze alarm detect. Nose bibaye ngombwa ko igira ikibazo wenda udahari wowe ubwawe niho waguhamagara. Mu mikorere yayo ifite ubushobozi bwo gukupa gaze uhari udahari, ibikora automatique, irakurinda, yumva gaze igatabaza, igasona itabaza, ikanayikupa ubu hari udahari. Mujye mutugana muze mugure kandi musangize abandi amakuru. Use ntabwo yabihenze nyine ku bintu. Ntabwo ihenze, igiciro ni 35,000 amafaranga make cyane. Byose usanga na gaze biterwa n'iki cyose kiba kiri kumwe. Oya, iyi ni demo yacu cyangwa ni uburyo tugaragaza iyi mikorere cyangwa izi apareye zacu zitandukanye n'amoko agiye atandukanye. Iwawe muri cuisine ufite uburyo nawe wakestara, iyo tuhageze abatekinisiye bacu bareba uburyo bakestara. Isanzwe yo mu nzu se wayikoresha no mu mahoteli cyangwa hari uburyo bitandukanye? Hari uburyo bitandukanye, hari izo twestara mu mahoteli, hari n'izo dushyira mu mago yacu. Bitandukaniye metero cyangwa intera ishobora kumvaho gaze yatumutse cyangwa frite ya gaze. Ariko ngiye nkurikije uburyo mbonye iriya nkongi ndomba igiciro cyane. Wari mu mujyi nawe? Dukundire uraho neza? Muraho murakomera? Yego. Uri umukiriya waje guhaha? Naje guhaha. Kubera iki cyaguteye kuza guhaha? Ikintu kinteye kuza guhaha ni iriya nkongi mbonye downtown. Iteye ubwoba ugereranyije n'ukuntu itwitse abantu. Twayaga tubikerenza, nayaga numva kano gakoresho alarm detector sinihutire kukagura, ariko nkurikije uburyo ngewe numvishe mbonye uburyo iriya nkongi imeze bise bintera umwete ibyo nari ngiye guhaha. Ndavuze ngo reka mbanze nifashishe kano gakoresho kugira ngo nanjye kazabashe kundindira umuryango. Ubusanzwe ukoresha gaze mu rugo? Gaze ndayikoresha, ariko ndumva nashishikariza umuntu kugura kano gakoresho. Nanjye bari baransobanuriye uburyo kigakora, ariko sinihutiye guhita nkagura. Ariko ino nkongi itumye nihutira kugira ngo mbashe kugura kano gakoresho ngira ubwirinzi mu rugo iwanjye byihuse. Ibindi mbaye mbiretse kuko biteye ubwoba, abantu bashize. Turi abanyamakuru ba Afrimax TV, twari tuje hano kureba kugira ngo tumenye amakuru cyane kuri utu alarm detectors. None twari tugize amahirwe dusangamo n'abakiriya muhari. Reka tuganire n'umwe mu bakora ahangaha. Uraho neza? Dusanze abakiriya ari urujya n'uruza ahangaha. Mutubwire mukora iki, mubikora muto? Hano ni muri Tent Maker Gas Solution, murakoze kudusura. Amazina ni Kamire Jane Deborah. Hano ducuruza igikoresho kirinda kikanakumira inkongi iterwa na gaze. Iki gikoresho gikora mu buryo bugaragara kandi kimaze gukiza abantu benshi bitewe n'umubare w'abantu bagenda baduhamagara batubwira ko hari ukuntu byari byagenze, ariko ino alarm igasona ikanabakupira. Ikora ite rero? Uburyo rero ikora ni ukuvuga ngo yo isensinga gaze, yumva umuhumuro wa gaze, aribyo twita fuite. Iyo yumvishije iyo fuite irasona, ifite n'ubushobozi bwo gukupa kuri gaze no kuyishiga direct. Ibikora mu buryo buri automatique, waba uhari cyangwa udahari. Yego. Nizo tubona ahangaha? Yego, nizo ngizo murimo kubona hano. Ko tubona zitandukanye? Uburyo ziratandukanye, yego, ariko zikora kimwe. Nuko uburyo zitandukanyemo nuko harimo imwe dukoresha mu bikoni binini, izindi zikaba zikora mu rugo bisanzwe nyine mu bikoni bitoya. Yego. Tuvuye muri downtown hano muri gare y'umujyi wa Kigali. Dusanze hari impanuka yahabereye. Ese ni izihe nama muri kugira abateka bakoresheje gaze? Turagira ngo tugire inama ko abantu ko
gutekesha gaze ni byiza, ariko gutekesha gaze udafite ubwirinzi nta kintu uba wiringiye mu by'ukuri. Umuntu isaha n'isaha ashobora gukora amakosa. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umukozi wanjye, ariko n'umuntu nyir'ubwite nyir'icyo gikoni cyangwa se nyir'iyo nzu abereye umuyobozi ashobora kwibagirwa gufunga, nawe ashobora kuba yakora ikosa. Rero mu buryo bwo kwirinda izo mpanuka ziterwa na gaze, ushobora kutugana tukaguhereza kino gikoresho. Ntago nakugira inama yo gutunga gaze udafite alarm detector, iki gikoresho kikurinda. Abantu bashaka kubagana rero mubabwire nimero kugira ngo bamenye uko bazajya bahagera. Hari nimero ya mbere 0788 249 035. Hari n'indi 0787837802. Ndazisubiramo 0788 9 035 0787837802. Murakoze namwe. Inshuti bakunzi ba Afrimax TV, ibi ngibi tubikoreye ko twabonye impanuka yabereye hariya, ndetse no mu mafoto nk'uko mubibona, kugira ngo nawe ukoresha gaze ube wagera ahangaha batabare hakiri kare, cyangwa se bakumire hakiri kare utaragerwaho n'inkongi yaba itewe n'imikoreshereze ya gaze. Turabashimira cyane kuba mukunda Afrimax TV. Mwibara ritukura ndetse subscribe, niba utarayikanda nakugira inama yo kuhakanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho buri mwanya. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.